kwiga ubwoko cyangwa se amahanga yarwanije Abisiraheli. Tujya kumara iminsi tubyiga, nishinze kaya muri mu mpano nashiduka tutize. Ubwoko cyangwa amahanga yarwanije Abisiraheli ari byo tugiye kurwanya muri uku kwezi. Ndagira ngo mbuvuge, ariko umunsi turatangira kwiga isomo rya mbere. Ubwoko bwarwanije Abisiraheli harimo Abameleki, harimo Abanyakanani, harimo Abafilisitiya, Abamowabu n'Abamoni, yes, Abamidiyani n'Abasiriya n'Abanyababuloni, abantu b'i Babuloni. Abo bantu nibo barwanije Abisiraheli. Aba bantu rero tugiye gufata igihe cyo kubigaho. Uyu munsi isomo rya mbere turiga Abameleki. Hanyuma ube hafi cyane wandike, kuko turajya twiga tunabahondagura. Uyu munsi turiga karagiteri zabo, turiga ya mitwe yabo n'ubucakura n'ubukeca n'ubutiriganya. Uraza gusanga nawe ushobora kuba uririmbana n'Abameleki. Reka nicare neza rwose twige. Abanyeshuri mwegereze intebe, amameza, mubone uko mwandika. Hanyuma uraza gusanga burya ba bantu mugendana harimo Abameleki. Uraza gusanga ba bantu batuye bamwe ruguru y'urugo, uraza gusanga ari Abameleki. Uraza gusanga na bamwe waguriye akajuisi ko kunywa ari Abameleki. Uyu munsi rero turi kwige ku Bameleki, ejo tuziga ku Banyakanani, tuzakurikiza Abafilisitiya, Abamowabu, Abamoni, Abamidiyani n'Abasiriya n'Abanyababuloni. Muri uku kwezi rero tugiye kwiga ayo masomo, kandi gutanga minerivare ni uburenganzira bwawe, kuko twebwe ibi bintu twaranabitegeye tujya kubyiga. Hanyuma aba Bameleki rero barwana n'Abisiraheli barwaniye ku butaka bwitwa Refidimu. Niho barwaniye ku butaka bwa Refidimu. Aho niho habereye inkundura ikomeye cyane. Abameleki bakomoka kuri Amaleki, umwuzukuru wa Esawu. Itangiriro 36:12. Umunsi ndajya nigisha nanasoma, kandi mwitegura abantu bo kuri Zoom. Ku isomo nateguye niritarangira ndarikomereza hano kuri Zoom, dukoresha iminota mike twige, dusenge tuniga. Niho tutazayoba, ni naho abantu batazajya babaha ibicupuri ngo mubyakire. Nugera ahantu baguha ibicupuri uzabimenya, uvuga uti hari ahantu nizira isomo mwimvangira mwinzana ibyo bicupuri byanyu, mumbabarire cyane. Turi abinyuma turi kujana, tugomba kujana. Ndavuze ngo Abameleki bakomoka kuri Amaleki, umwuzukuru wa Esawu. Nureba Itangiriro 36:12. 12 haravuze ngo, kandi Timuna yari inshoreke ya Elifazi mwene Esawu, abyarana na Elifazi Amaleki. Abo nibo buzukuru ba Ada muka Esawu. Uraza gukomeza iki gice urabona amakuru menshi. Uyu munsi ndagendera ku makuru y'isomo nateguwe. Mukanya ndaje urebe uburyo tugiye kurwana inkundura y'Abameleki. Uraza gusanga Abameleki barakuzengereje cyane, Uwiteka agiye kuduha amaboko yo kubadiha. Ikindi, nibo barwanije Abisiraheli bwa mbere. Abameleki bateye Abisiraheli batunguranye, babateye batunguye. Tugende mu gutegeka kwa 2. Imana ikurinda umwuka ugutera ugutunguye. Abameleki uwo mwuka barawugira wo gutera batunguranye. Umuntu ugutungura aragatsindwa n'Uwiteka. Gutegeka kwa 2 igice cya 25. Ariko umwuka w'umutungurano ndawumenaguye kati kwa jina la Bwana. Imbaraga za gutungura muri uyu mwaka ndazitwitse. Haleluya. Umwuka w'abakonikoni wagutungura, umugome wagutungura, umujura wagutungura uryana. Imbaraga ntungurano, fire, ndatwitse. Umuriro w'Imana nubishiririza kati kwa jina la Yesu. Utegeka kwa 2 igice cya 25:17. Haravuze ngo, uhore wibuka iby'Abameleki babagiriye mu rugendo
ubwo mwavaga muri Egiputa, uko babasanganiraga mu rugendo bakica b'inyuma banyu, abatakaye inyuma bose b'abanyantege nke, ubwo mwananirwaga mukaruha ntibatinye Imana. Abameleki bari bafite umwuka wo kudatinya Imana, kuko umuntu ukurwanya ntatinya kunasenga, ntatinya kunarepeta. Natwe bakozi b'Imana muraturwanya bamwe ntimunatinya ko turi abakozi b'Imana. Aba bameleki bakundaga kugenda basyonyagura abantu, bagendaga basigara inyuma bananiwe, bagiraga intege nke. Ubwo n'abagore nibo bananirwaga, abana bakiri bato bakundaga gucunga abantu bananiwe mu buryo bwo guhunga, bakagenda bakwica. Niko bamera abameleki, bagira umwuka wo gucunga unaniwe mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'ibigeragezo, bagucungira mu ntege nke. Abameleki niko bakora, ariko izi mbaraga zabo n'ubu ndacyazigirizaho nkana. Muhame hamwe mu kanya ndaje nkongeza umuriro ndazishumika. Hari ubutwara Imana amaye ndazishumika kati kwa jina la Bwana. Abameleki Mose yazamuraga amaboko, Abisiraheli bagatsinda. Iyo Mose yazamuraga amaboko, turi mu kwezi kw'amaboko, ndashaka ko uzamura amaboko byibuze igice cy'umunota cyangwa umunota. Mose yazamuraga amaboko, Abisiraheli bagatsinda, yamanura amaboko, Abameleki bagatsinda. Zamura amaboko, ikimenyetso cyo kurwana bikaze, ikimenyetso cy'indwanyi. Niko Abameleki, uyu mwuka wa kimeleki turawicisha amaboko. Yazamure mu kwizera, ibi bintu birakora, analize zibenye, ahubwo ugwiza kwizera. Aya maboko tuzamuye namenagure imbaraga z'Abameleki zitera zitunguye aba bameleki bacungira abantu mu ntege nke igihe cy'umunaniro. Aya maboko tuyakubitishije imbaraga z'Abameleki. Muvuge cyane ngo haleluya, haleluya, haleluya. Isomo rikomeye. Intsinzi ntiyaturukaga ku mbaraga z'ingabo gusa, wapi, ahubwo ni ku masengesho no kukubaho k'umwuka. Ndafashijwe. Iyo intsinzi turuka ku mbaraga z'ingabo, Abameleki bari kunesha Abisiraheli. Imana ikurekera urugamba rw'aba Bameleki uri kurwana, wakuka amenyo. Ariko kubera ko intsinzi yacu ituruka igorogota, intsinzi yacu ituruka muri Kristo, intsinzi yacu ituruka mu maraso ya Yesu, niyo mpamvu Abameleki turi bubatsinde muri uyu mwaka kati kwa jina la Yesu. Dore icyo Imana ivuga ku Bameleki: nzahanagura burundu izina ry'Abameleki. Twagiye mu kuva umunsi turiga tunasoma Kuva igice cya 17 umurongo wa 14. Kuva igice cya 17 umurongo wa 14. Haravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo b'urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abameleki bakibagirana mubo munsi y'ijuru bose. Iri jambo muri komera amashyi. Haleluya. Uwiteka abwira Mose ati, andika. Ariko ndugu yangu, yo hajemo inyandiko biba byakomeye. Andika ibi mu gitabo b'urwibutso, abana buzukura abapagana bakijijwe byandike b'urwibutso, ntimuzabyibagirwe itariki ndabivuze. Ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose, rwose. Hajemo rwose ni indahiro ikaze, ni autorite y'Imana. Nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abameleki bakibagirana mubo munsi y'ijuru bose. Aka kanya Imana iravuze ngo ikuyeho Abameleki rwose bakugendaho, ikuyeho Abameleki bagenda ku bana bawe, ikuyeho Abameleki bagenda ku kazi kawe rwose.
ikuyeho abameleki bagenda ku buzima bwawe burundu, ikuyeho abameleki bakugendaho muri biro aho wicara, ikuyeho abameleki bakugendaho mu muhanda, ikuyeho abameleki bagucunga unaniwe, ikuyeho abameleki bacunga utakibasha kwiriza ubusa, irakuyeho rwose. Muri amashyi n'impundu nyinshi, irakoze. Haleluya, haleluya. Ndabibona muri gufashwa. Ikindi, Uwiteka azarwana n'abameleki uko ibihe bizajya bigenda. Every day, every time, Uwiteka azajya aza adiha, akubita, amenagura, avamidi, apremidi, azajya aza uko bahengutse, azarwana uko bahengutse, aza akubita. Ye baba we, kuva 17 umurongo wa 16 ho hakavuga ngo, kuva 16 umurongo wa 17 ho hakavuga ngo Abisiraheli babigenza batyo, barabiteranya, bamwe bateranya byinshi abandi bike. Haleluya, haleluya. Imana idufasha cyane. Imana iravuze ngo, dore icyo Imana ivuga ku bameleki, nzahanagura burundu 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 izina ry'abameleki 14 umurongo ku gice cya 17 haravuze ngo, Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo bibe urwibutsa, ubibwira Abisiraheli bose, unabibwire Yosuwa uko nzakuraho burundu. Hanyuma 15 Mose yubaka igicaniro akita Jehova Nisi, aravuga ati, Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya abameleki ibihe byose. Uwiteka azarwana n'abameleki ibihe byose, uko bizajya bigenda, izuba rirashe, amanywa, urukerera, igicuku, umugoroba. Umurongo wa 16 turabihamije, aravuga ati, Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya abameleki ibihe byose. Iyi tariki yandika, Uwiteka ararahiye abameleki bazajya baza kukurwanya, abazajya baguhagurukira, Uwiteka arahiye ko azajya aza kubarwanya ibihe byose. Umuhamaki n'impundu. Ibi byerekana ko abameleki bari abanzi b'Imana, saba abantu gusa. Bari abanzi b'Imana, saba abantu gusa. Burya nubona umuntu arwanya abantu b'Imana, ujye umenya ko ari umwanzi w'Imana. Nubona umuntu akurwanya urepeta, akakurwanya usenga, akakurwanya uri umukozi w'Imana, ujye umenya ngo uyu muntu ni umwanzi w'Imana. Kuko Imana yaravuze ngo, uzabahagurukira nzamuhagurukira, uzabatunga urutoki nzamutunga urutoki, uzabarwanya azapfa bazize. Burya nitwe baba bahagurukiye. Dore rero abameleki mu buryo bw'umwuka, ni twinjira mu buryo bw'umwuka, bakurwanya gutya. Mu buryo bw'umwuka bakurwanya gutya. Icyaha kigukurikirana nyuma yo gukizwa. Ndashaka kukubwira ko iki cyaha cyagukurikiye warabatijwe, kikagukurikirana urepeta, kigakukurikirana uvuga indimi, kigakukurikirana ubwiriza. Uyu ni umwuka w'abameleki. Abameleki niboroshye, ntibakubuza gukizwa, ntibakubuza kurepeta, ntibakubuza indimi, shandarababababa, ntibazikubuza we. Ariko baguteza icyaha kigukurikirana nyuma yo gukizwa. None se ubu ntabwo ujya ubona icyaha cyanze kucika kandi uba mu nzu y'Imana? Ntabwo ukiziho, no, ntabwo ukiziho, ntuhise ukibuka. Ikinyoma cyagukurikiranye, wabonye ureka gusambana, ariko ikinyoma cyaricaye kirarambye. Wabonye ucika icumu ry'ubugome, ariko amanyanga agukurikiranye mu rusengero, muri korari, mu ivugabutumwa, iki cyaha cyagukurikiye
nyuma yo gukizwa ni umwuka w'abameleki. nje kugusobanurira mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo mu rusengero, mu buryo bwo mu murimo. uyu mwuka w'abameleki ubamo wakurikiranye abantu, kajya kubona ukabona umuntu wo kugira ngo abonye agatuti ko kuvugiraho iby'Imana, ahubwo agahindura amatiko yo kumenasa abantu no kurwanya abantu. cya kabiri, ingeso mbi ishaje itabasha kugenda. uyu ni umwuka wa kimeleki, ku buryo ugira ingeso igusaziraho. ninde wasambanije abakozi bo mu rugo? ninde wasambanije abakoresha mu kazi? ninde wasambanije abakecuru n'abasazi bose? ni umwuka ushaje, cyangwa ugasanga ni ingeso mbi ishaje. wareba ukavuga uti iki kintu ndagisazanye mana, iki kintu naho ubwo urabizi ko icyo kintu gisazanye. kuva ufite imyaka 25 ugeze 30 uracyagigirana nacyo, ugize 40 uracyagigirana n'icyo kintu. myaka 50 isanzwe ukirwana n'icyo cyaha koko. no ku myaka 50 nayo ubire y'imyaka 50 ntuza we igusanzwe ukirwana n'icyo cyaha, kweri kigusaziyeho, kikunukiyeho, usazanye icyo cyaha kweri. no mu gihe ugize abuzukuru yababa we uranze ubaye mucutse umume. no mu gihe ufite abakwe ugeze mu rwego rwo gukomeza gukora n'icyo cyaha, ugize abakwe n'abakazana. uyu ni umwuka wa kimeleki, ni umwuka w'abameleki nshaka ko mu kanya turi bunanize. cya gatatu, ibitekerezo bibi bigutera igihe ufite intege nke. uyu ni umwuka wa kimeleki. mu gihe ufite intege nke ndarusenya. igihe intege nke zaje sinamwihanganira, izi stress sinazishobora. mu gihe intege nke zaje Imana nayo irabibona rwose. kwiba bosi byatewe nayo irabibona. mbega ibitekerezo bibi biba muri wowe, urabona Imana irafashwa. kajya gushaka uduti. hari nabo njya mbona baza kurepeta bambitse abana babo buduhinja babambitse cya kintu cy'umukara ku kaboko. burya kiriya kintu cy'umukara ngo nicyo barindishije abana babo ngo kugira ngo batabangiza. yego, ibitekerezo bibi byo kumva uyu muntu wamukuza ku kazi utari bukajyeho, ukumva murogo ukamwica kandi ntibari buguhe n'inkuracyobo. ibitekerezo bibi, uyu ni umwuka wa kimeleki wakwangije. uyu mwuka we. ikindi, ibigeragezo bizi uvuye mu masengesho cyangwa mu butsinzi, uvuye kwatura, uvuye mu ntebe ya penetesiya, ukajya kubona ukabona ibigeragezo n'ubundi birongeye biraje. mu gihe uvuye mu masengesho y'iminsi 3 ukabona cya kindi wasengeye usanze ahubwo gishinyitse gutya. hari n'umudamu wigeze kumbwira nabi, amusori, tumaze iminsi dusenga kugira ngo Imana imugirire neza kubw'ikibazo runaka yari afite, avuyemo asanga ahubwo cyarushijeho. ariko yaransomeye kweri, waransomeye pe, uzegurire sipurete, waransomeye. uri kurwana n'umwuka w'abameleki, wirenganya Pastorice. ni umwuka w'abameleki. uyu mwuka w'abameleki ngo ugira ibigeragezo biza uvuye mu y'ibiri, uvuye mu y'itatu, uvuye mu butayu, uvuye mu buvumo. uyu mwuka ni uwa kimeleki ukugendaho. niyo mpamvu nashatse ko tuganira ku bameleki ukabamenya, ukamenya uburyo tubaho urw'ingusho. mu kanya tuziraje tubatera urushinge rw'ingusho. vuga ngo urw'ingusho. turaje tubashwanyaguze aba bameleki, turaje tubaburabuze, turaje tubabuze uburyo uyu mwuka wa kimeleki urata agaciro byanga byakunda. hanyuma tugiye kureba ubugome bw'abameleki. ubu bugome bw'abameleki tugiye kubuganiraho. niturangiza kuganira ku bugome bw'abameleki, ubwo ndimo ndagutera umujinya muri iri jambo. ndumva ndimo ngucaginga muri iri jambo kugira ngo ukomeze ugire umujinya, umenye ibyo tugiye kurwana nabyo. ndashaka kukubwira ubugome bw'abameleki. icya mbere, batera batunguranye, twabivuze, badateguje.
baratungurana, na mu gitondo cya kare ubyutse ugaterwa, no mu rusengero baragutera. Aba Bameleki niko bameze, umwuka wabo ni mubi cyane. Cya kabiri, bakunda gutera abagize intege nke. Bakunda gutera abagize intege nke. Wabonye ko muri kiriya gihe cy'Abisiraheli bakundaga gutera abagore, abana, abasaza n'abarwayi. Nibo bakundaga kwica. Mu gihe cy'Abisiraheli Abameleki bakundaga kwica abagore, abana, abasaza n'abarwayi. Ariko ndashaka kubaza nimba muri kwandika. Turi kujana, abinyuma turi kujana. Ndabibona ko mwatangiye kubazingazinga no kubafasha no kubafatamira. Nukubaho urw'ingusho mwarwumvise. N'urw'ingusho ndaje tubaho urw'ingusho. Fire. Bakundaga kwica abagore, abana, abasaza, abarwayi. Kubera iki? Mu gihe cy'intambara Abisiraheli biruka bahunga kubera ko abagore n'abana n'abasaza n'abarwayi batagiraga imbaraga zo kuvuduka. Niyo mpamvu Abameleki bakundaga gufata aba bantu biboroheye bakabica. Niyo tubihuje no mu mvugo y'umwuka na kimwe mwuka mu buryo bwa roho, bakunda gucunga umuntu wagiye mu ntege nke mu buryo bw'umwuka, bakakwataka, wakunze kugamburura, kunamuka, barakwataka. Abameleki turaje tubapangire urw'ingusho mu kanya, muvuge ngo haleluya. Hanyuma bagira ubugome bwo kwibasira abadashoboye kwirwanaho. Abameleki bagira ubugome bwo kwibasira abadashoboye kwirwanaho, abadashoboye kujya mu yibiri. Narababwiye ngo mugabanye imyumbati n'ibishyimbo, mugabanye amashaza n'igitoki, mugabanye umuceri n'isupu, mwongere ibihe byo gusenga kugira ngo mubone uburyo Umumeleki naza asanga mucanye ku maso. Aba Bameleki bagira ubugome bwo kwibasira abantu badashoboye kwirwanaho. Wa muntu ugisaba yibiri, ugisaba amasengesho, wa muntu ukivuga ngo baba ngo mu nsengere ndapfuye, wa muntu ukijyaho basenze atategura ye, ucunga bazamutse umusozi atazi n'ibibajyanye. Uyu muntu Abameleki baramushobora, bakunda kurwanya abantu batazi kwirwanaho. Nyabuna muri uyu mwaka nimuhagurukana imbaraga, nimuhaguruke twirwaneho, nimuhaguruke turwane kigabo, kuko Abameleki bagaye. Ariko nubwo bashikoye mu kanya turaje tubakubite urw'ingusho kati kwa jina la Yesu. Ikindi cya gatatu, bakunda kurwanya umugambi w'Imana. Niko bamera iyo babona hari ikintu Imana igiye gukora bakunda kukirwanya, kuko bari bazi ko Abisiraheli ari ubwoko bw'Imana kandi bwatoranijwe, byerekana ko bari abanzi b'Imana ku mugaragaro. Abameleki ntacyo batinya. Abameleki nibubaha abasenga. Abameleki nibagutinyira kuri na padiri cyangwa pasiteri cyangwa uri sheyi. Abameleki barubahuka. Burya na za message mudutukira muri komanteri tukabona munsi y'ikiganiro muri kudutuka, twabivumbuye muri Abameleki. Iriya ni imvugo y'Abameleki. Abameleki barwanya abantu b'Imana, bubahuka abantu b'Imana, barwanya umugambi w'Imana. Abo ni Abameleki. Ariko ndaje mbakubita urw'ingusho mu isengesho, mube tayari, ndaje mbaho urw'ingusho. Gukomeza ubugome nubwo batsinzwe na Mose na Yosuwa, ntabwo bihannye cyangwa ngo bareke inzira mbi. Ubugome bwabo bwari ingesi ihoraho. Wagira ngo bari barabwonse mu mashereka ba mama wabo, ntibavaga kwizima, bwari ingeso ihoraho. Hanyuma bagiraga ikindi kintu. Abameleki umva ikindi kintu bagiraga sha. Bagiraga ikintu cyitwa gufatanya n'abandi mu kugirira nabi Abisiraheli. Bakundaga guhamagara Abanyakanani n'Abamidiyani ndetse n'abandi. Bagiraga ubufatanye, nk'uko Umumeleki yaguruka akakurwanya, akakwanga, ariko kwiranja agakora ishyirahamwe akagushakira n'abandi akwangisha. Niko Abameleki bamera. Nta kwanga wenyine, akora itimu. Yazi ko runaka gukunda aramukwangisha,
yazi ko runaka ajya guha gift aramukwangisha. Abameleki nuko bateye, umumeleki akwangisha sheri wawe, akwangisha aho washatse, akakwangisha aho uvuka. Abameleki bagira ingeso mbi, bagira ishyirahamwe, ariko mwitegure mu kanya ndaje mbaho urw'ingusho kuko mbarwaye inzika. Ikindi abameleki bagira gusahura no gusenya imibereho. Bafataga imyaka ndetse n'imyaka y'abaturage, ubwo ni imyaka yo kubaho n'imyaka y'abaturage. Niwumva aho ijambo rivuga ngo imyaka ndetse n'imyaka, nuko ngo bafataga imyaka yawe yo kubaho bakakurangiza bakagukura ku isi, bakajya gufata n'imyaka y'abaturage bakabasiga mu nzara mu bukene. Abacamanza 6:4. Ndumva ashaka kugutera umujinya mu rwego abameleki tubakanira urubakwiye. Tubakanira urubakwiye, umuntu ubagirira imbabazi sindi kumwe nawe. Abameleki ndaje mbakubite urw'ingusho. Abacamanza 6:4 haravuze ngo bakagandikayo bagasiribanga imyaka yabo ukageza Gaza. Niba basigirana ruminja naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisiraheli. Urumva ubugome bw'abameleki? Bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo basa n'amarumbo y'inzige, ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare, bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. Nuko Abisiraheli bariheba cyane kubw'aba bantu n'abagome. Aba bantu bagiraga izo ngeso. Hanyuma ikindi ubugome bwo gusenya imibereho n'icyizere cy'abantu, ibi nabyo byarabarangaga aba bameleki. Ikindi gushyigikira ubugome bw'abandi banzi bahaga abandi imbaraga zo kurwanya Abisiraheli, bakabatiza umurindi. Ngaho nyumvira, ubu se nimujya mubabona? Ntabwo mubibona. Ino nibahageze nimubabona, ariko mwavuye mu Bisiraheli mukazino mukareba ko mutaza kubona abameleki. Koko bahari abameleki we. Bashyigikiraga ubugome bw'abandi banzi, bakabasapotinga kugira ngo babarwanye, bakabaha amaboko kugira ngo bakurwanye. Turabizi ko umuntu ukurwanya ari umwe atagushobora, inyuma hari abandi bari kumuha amaboko, ariko turaje tubakubita urw'ingusho. Dore ingaruka bagiye guhura nazo. Imana yarabavumye burundu. Imana yarabavumye burundu. Simbuka ujya mu Gutegeka kwa 2 igice cya 25. Gutegeka kwa 2 igice cya 25. Umunsi amasomo araryoshye pe. Iri somo ryanryohanye nubwo ririmo ubugome bw'abameleki. Niyo mpamvu nabateguriye urw'ingusho. Igice cya 25 umurongo wa 19. Nicyo gituma Uwiteka Imana yawe nimara kugukiza ababisha bawe bose bakugose, ikaguha kuruhukira mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo, ugihindure, uzaba ukwiriye gukuraho rwose kwibukwa kw'abameleki ngo bibagirane mubo mu isi y'ijuru. Ntuzabyibagirwe. Tera haleluya. Aba bameleki Uwiteka agiye kubakura mu buzima bwawe burundu. Komera Imana amashyi. Ni burundu. Twerekeza ku musozo. Haleluya. Abameleki ni isomo ry'uko ubugome bushobora guhinduka umuco. Cyo mukimenye. Turangaye gato, ubugome bushobora guhinduka umuco, ariko Imana ntiyibagirwa akarengane. Ubugome bw'abameleki babigize umuco. Umuntu araguhemukira ukabona ntacyo bimubwiye, umuntu aragukorera ubwo mukabona ntacyo bimubwiye. Ye baba we,
umuntu aherutse gukora ubugome, ndavuga ngo abagome baracyabaho kweri. Ku itariki 28 z'ukwezi gushize twabonye umuntu akora ubugome yabuhinduye umuco n'ibintu byabo. Abameleki ni isomo ry'uko ubugome bushobora guhinduka umuco. Turangaye turabona abantu ubugome barabuhinduye imbyino, barabuhinduye ntacyo bitwaye. Ubugome bugeze mu rwego umuntu akuroga muvinda imwe. Ubugome bugeze mu rwego umuntu akwirukanisha mu kazi wari mwene wanyu. Ubugome bumaze kuba umuco. Aba bameleki nitutabakubita urw'ingusho murabona ko bashobora kubigira umuco, ariko Imana ntiyibagirwa akarengane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndaje dusohora abameleki mu buzima bwawe, ube hafi. Ndaje nkwereka uburyo mbakubita urw'ingusho uraza kubyina igisirimba n'igishakamba. Dore uko watsinda abameleki rero. Dore uko wabatsinda, igira hafi. Icyambere ni isengesho ridacogora nk'amaboko ya Mose. Uko yayazamuye yananirwa Mose na Uri bakaza kuyafata, Aroni na Uri bakaza kuyafata, nabo bananirwa bakajya gutora amabuye meza meza bagatega amaboko kugira ngo atananirwa. Aba bameleki kubarwanya no gusenga amasengesho adacogora ahozaho. Ibivuga ngo nsenze iminsi myinshi byaranze, gabanya umurengwe. Ibuvuga ngo no mu 3 narasenze, no mu myaka ishize nasenze 40, senga 20 byaranze, gabanya imiteto n'imifyinato. Muri uyu mwaka birasaba ko dugomba gusenga nk'uko umuririmbyi yavuze ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Abaririmbyi ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Abameleki urazakumva barakuzengereje. Ikindi cya kabiri uko wabatsinda, kumvira ijambo ry'Imana byuzuye, apana biriya bicupuri mujya kufata ngo muzabakubitisha faya ngo n'igisirimba. Bisaba ko wumvira Imana byigutegeka, nikubwira kureka icyo kireke. Ntabwo warwana n'abameleki ugikora ibyaha. Ndugu yangu namwe ntimugakabye, ntimugashake kuza kurya iby'Imana mugikora ibyaha bingana gutyo. Ntabwo abameleki wabazanaho ibyo bintu ngo bagende. Cya gatatu kudakora icyaha. Icya kane gufatanya n'abandi. Nkuko Aroni na Uri bashyigikiye Mose, gira ikintu cyitwa gufatanya n'abandi. Nubona umuyoboro nk'uyu uze wifatanye n'abandi, uvuga uti byanga byakunda ubwo habonetse amavuta yo gutsinda abameleki, reka nze nanjye mbahagize. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15. Reka twumve uburyo tugiye kubatsinda. Tugiye kwinjira mu mavuta yo gutsinda abameleki. Muvuge ngo haleluya. Igice cya 15 haravuze ngo, hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka yantumye kumwimikisha amavuta ngo abe umwami w'Isiraheli. Nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga. Uwiteka nyiringabo avuze ngo, nibutse iby'abameleki bagiriye Abisiraheli ubwo babatangiraga mu nzira bava mu Egiputa. None genda urwanye abameleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose. Ntuzabababarire, ahubwo uzice abagabo n'abagore n'abana n'impinja n'abonka n'inka n'intama n'ingamiya n'indogobe. Haleluya. Ndumva aya mavuta yamanutse muri mwe. Data we, karibu papa. Uwiteka nyiringabo baravuze ngo, nibutse iby'abameleki bagiriye Abisiraheli. Imana yibutse iby'abameleki bagukoreye mu mwaka ushize. Imana yibutse iby'abameleki bagukoreye muri iyi minsi. Irabyibutse. None genda urwanya abameleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose. Ntuzababarire, ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana n'impinja n'abonka, inka n'intama n'ingamiya n'indogobe. Aka kanya turarimburana abameleki n'ibisabo byose turabarimbuye. Kuri itariki turarimburana abameleki n'ibyo bishingikijeho tubarimburanye, n'amaboko yabo tubarimburanye, n'imiti yabo tubarimburanye, n'ubugome bwabo rimbura rimbagura.
katika jina la Bwana, katika jina la Bwana. Haleluya, haleluya. Ndafashijwe. Igice cya 30 aho tugiye gusengera sasa, aho isengesho tugiye kurizirikira ku gice cya 30, kitabo cya mbere cya Samuel igice cya 30. Ngiye kubabwira umuti tugiye kuvuguta Satana tumutwe. Fire we, umuriro w'Imana numanuke gutwika. Gice cya 30 murongo wa 18. Dawidi agarura iby'Abamaleki bari banyaze byose, atangira abagore bombi. Ndashakiye ko ariyo tugiye gusengeramo. Dawidi agarura iby'Abamaleki bari banyaze byose. Ngiye kubasengera isengesho muri iminota 3 cyangwa 5 gutyo. Tugiye kugarura iby'Abamaleki banyaze byose. Reta yeregerebo shayirebo tutaraza iregerebo. Senga awerereye, garuza iby'Abamaleki bakunyaza kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Tugiye kubigaruza. Dawidi nta harura hari. Tugiye kugaruza ibyo banyaze bakoresheje abarangi, bakoresheje abapfumu, abacunnye n'abakonikoni. Turagaruza ibyo Abamaleki banyaze. Kuri uyu mugore wateranye ndagaruza ibyo Abamaleki banyaze. Kuri uyu mugabo wateranye ndagaruza katika jina la Bwana. Ndagaruza arekoterebo. Ndabigaruje ibyo Abamaleki konte yawe banyaze. Ndagaruza. Haleluya, katika jina la Bwana. Ndagaruza mu izina rikomeye rya Yesu. Ndagaruza ibyo Abamaleki banyaze. Ubwenge bwawe banyaze, amashuri yawe banyaze, amafaranga yawe banyaze, akazi kawe banyaze. Ndabigaruje katika jina la Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Garuza amayero yawe, garuza amapaundi, garuza amadolari, garuza. Turagaruza ibyo banyaze, tubigaruje turi mu butware bw'Imana ishobora byose. Turabigaruje ibyo banyaze ku wa mbere, turabigaruje. Turagaruza ibyo banyaze ku cyumweru, turabigaruje mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen. Imana ibamugisha. Tugeze mu mwanya wo gushyigikira igicaniro ku muntu Imana ahaye ukuboko kwiza ko gukora, kandi akazi kari karajyanywe kagarutse. Imana ni kwivuze muri uyu murongo uwizereremo. Ubuzima bwawe bwari bwarashenyutse, Abamaleki barabujyanye mu ndwara z'amahoberane. Nabugaruje. Garuka. Yo, amahirwe yawe, inyenyeri yawe ndayigaruje katika jina la Bwana. Imana yabwe icyubahiro.